Urukundo ruraryoha, urukundo ruba igitangaza hagati y'abantu bakundana. Gusa ariko urukundo ni kimwe mu bintu bicanga abantu benshi cyane, ku buryo abantu bagenda babona ukuri batigeze babwirwa mbere. Uko bagenda batinda mu rukundo, bagenda basobanukirwa ko ukuri bafite mu mitima yabo gutandukanye cyane n'ukuri babwiwe ku rukundo. Uzabona umuntu mu buzima busanzwe ari umuhanga cyane kandi ibyo akora byose biba binoze, ariko bishobora kugutungura cyane ubonye imyitwarire ajyana mu rukundo. Akenshi ni ukuri kuba gusanzwe kuzwi, ariko rimwe na rimwe ugasanga kwirengagiza ku bushake. Uyu munsi ni uko kuri tugiye kurebaho muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze mwese. Abantu benshi bajyana amarangamutima menshi mu rukundo kandi bakibwira yuko urukundo rwabo rwubakiye kuri ayo marangamutima. Nyamara mu by'ukuri amarangamutima ni ikintu gitangira kandi kikarangira, ku buryo kubakira urukundo rwawe ku marangamutima gusa uba wabyishe byose, byanga bikunda uba uzageraho ukababara kubera ko wiringiye amarangamutima. Uku ni ukuri kuzwi, ariko nyamara mu by'ukuri abantu benshi turakwirengagiza. Abantu benshi kandi twishyizemo ko kuba umuntu mukundana bihwanye no kwishimana nawe, ko niba umuntu ugukunda cyangwa se mukundana adashobora kugushimisha ngo atagukunda, birumvikana. Aha niho hahera n'ibikorwa byo gukora imibonano mpuzabitsina, niho hahera kandi ibikorwa byo kwaka abakunzi bacu amafaranga. Ibi bikunze kuba cyane ku bakobwa, aho bo babyita gukura amenyo. Nyamara mu by'ukuri urukundo nyakuri, urukundo rwuzuye, ntabwo rugarukira ahangaha mu kwishimana gusa, ahubwo ni urukundo ruba mu buzima bwose. Uku ni ukuri, ariko abantu benshi ntabwo tuba dushaka kukumva. Ukundi kuri gukora muri ubu buzima, nyamara mu by'ukuri abantu benshi dukunze kwirengagiza, ni ugukunda abantu baturenze cyangwa se abantu tudahwanyije ubuzima. Ni hahandi uzasanga umusore ari gukunda umukobwa umurusha amafaranga w'icyamamare, ugasanga yahize nomero ze, ahora amuvugisha yaramwihoreye. Mu mutwe w'uyu musore yaramaze kugwa mu rukundo, yumva uyu mukobwa ari we bazabana. Nyamara mu by'ukuri umukobwa we atajya anamurota, ahubwo we abibona nko kumutesha umutwe. Uku ni ukuri kuba guhari, ariko uyu musore kubimubwira ntabwo byashoboka. Ukundi kuri abantu benshi dukunze kwirengagiza ni ukutamenya neza yuko urukundo ari ubuzima. Uyu muntu uri gukunda uyu munsi ngo ni uko afite agasura keza, afite akazi keza, cyangwa se yemerwa cyane muri sosiyete. Birashoboka cyane ko ejo bishobora guhinduka. Mu buzima bwa buri munsi tubayemo ibi turabizi, ariko akenshi uzasanga umuntu ajya gukunda undi agendeye cyane ku isura, amafaranga ndetse n'agaciro afite muri sosiyete. Iyo bihindutse n'urukundo narwo ruba rushobora kugenda burundu, bityo bikarangira. Nyamara mu by'ukuri yari asanzwe abizi neza yuko ari ibintu bishobora kubaho. Ukundi kuri abantu dukunze kwirengagiza, nyamara dusanzwe tukuzi, ni uko urukundo rutingingwa. Nibyo ushobora guhongera umuntu cyangwa se ugakora ibikomeye byose ngo umukurure mukundane, ariko byanga bikunda ibyo bintu uri kumushukisha cyangwa se uri kumukuruza nibirangira nawe azahita kwanga. Urukundo nyakuri ntabwo rwingingwa. Uku ni ukuri, nyamara abantu benshi turakwirengagiza. Ukundi kuri abantu benshi dukunze kwirengagiza ni ukwirengagiza ko urukundo rutabuza umuntu gushyira mu gaciro. Nibyo, umukunzi wawe ashobora kuba afite ingeso ubona zikubangamira, ugatekereza yuko uzamuhindura, cyangwa koko ubona urukundo rwawe ruryoshye udashaka kuruhungabanya, ukareka agakomeza gukora izo ngeso. Ajya gutuka, akagusuzugura. Ni umuntu ukunda guhuhagurika cyangwa se kuvuga nabi, cyangwa akaba yiba. Wowe ushobora kuba utekereza yuko bizahinduka nimubana, gusa amahirwe ahari nuko zino ngeso zose nimubana n'ubundi azazikomeza. Nyamara wanze gushyira mu gaciro witwaje urukundo kandi ari ukuri wari warabonye kera. Ukundi kuri abantu benshi
dukunze kwirengagiza twitwaje urukundo, nuko urukundo rutavuze kwimarara cyangwa ngo upfiremo ubibona. Umukunzi wawe ashobora kuba akubabaza yitwaje yuko umukunda cyane, bityo ugahora umwihanganira usigasira ngo urukundo rudasenyuka. Urukundo rw'ukuri rurangwa no kwihangana, birumvikana, gusa no kwihangana kugira aho kugarukira, cyane cyane iyo ubona yuko ubuzima bwawe bugiye kujya mu kaga. Uku ni ukuri, ariko umuntu uri mu rukundo ntabwo ibi aba ashaka kubyumva. Rero ntugatwarwe n'urukundo gusa ngo utegekwe n'urukundo. Hari ukuri kuba guhishe ku ruhande uba ushobora kwitaho, bityo ubuzima bwawe bukagenda neza. Urukundo ni ubuzima, ntukaruhunze ubuzima. Reka mbashimire cyane mwe twabanye muri iki kiganiro. Niba cyagushimishije ntiwibagirwe kubitwereka. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.